Inshuti, hari abantu benshi bavuga izina ry'Imana buri munsi, bakayivuga mu biganiro byabo, mu ndirimbo baririmba ndetse mu nsengero n'ahandi henshi hatandukanye. Dushobora no kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga kuri YouTube umuntu aravuga Imana, kuri za WhatsApp arandikira abantu avuga Imana, kuri za Facebook, mbese umuntu akavuga Imana. Ariko se koko kuvuga izina ry'Imana mu kanwa kawe cyangwa mu byo wandika, mu byo wohereza abantu, mu byo ubwira abantu ukabereka kuzi Imana, niko uyifite ku mutima? Ese niko navuga ngo Imana nayo irakuzi? Yesu ubwe yabajije ikibazo gikomeye dusanga muri Luka igice cya 6 umurongo waho wa 46. Haranditse ngo mumpamagarira iki muti databuja databuja, nyamara ntimukore ibyo mvuga. Ahangaha Yesu yaravugaga ngo kuki muhoza amazina yanjye mu kanwa kanyu, nyamara nareba nkabona ibyo mvuga atari byo mukora. Abantu rero bashobora kubona isura yawe y'ibyo ugaragaza inyuma, bashobora kumva amagambo yawe uvuga, bakumva ni na meza, bakumva ibyo uri kuvuga, uvuga Imana, ukora ibyo byose bakumva ni byiza, ariko Imana yo ireba imbere aho umuntu atareba. Twari dukwiye gukora ibikwiriye, yego tukavuga databuje nk'uko Yesu abivuga, tukamuhamagara, tukamuvuga, ariko tukanakora ibyo we ashaka ko dukora, ibyo atubwira, kuko aho ngaho niho tuzaba tubaye abantu b'ukuri Imana yishimira. Reka dusome muri Samweli wa mbere igice cya 16 umurongo waho wa 7, wumva uko havuga. Haranditse ngo ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Nicyo rero nkubwira ngo niba wa muntu koko avuga, ushobora kuba uri kureba ibyo avuga, ushobora kuba uri kureba igihagararo cye, ushobora kuba uri mbese ukumva urananyuzwe n'ibyo ari kuvuga, ariko nawe ubwawe ubivuga, menya ko Uwiteka atari icyo areba. Ntabwo Uwiteka areba nk'uko abantu bareba. Twebwe tureba ibinezeza amaso yacu, ariko Uwiteka areba mu mutima. Hari ijambo ntinya cyane muri Bibiliya numva nshaka ko dusangira, kandi buri wese n'ukuri nawe yarakwiye gutekerezaho. Muri Matayo igice cya 7, reka dusome guhera ku murongo waho wa 21 tugeze kuri 23. Haravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ikintu kibabaje kuri uyu murongo ahangaha, Yesu ubwe ibyo avuga ntabwo avuga aba bantu batigeze bamenya Imana, nta nubwo avuga aba bantu birirwa mu byaha. Aha Uwiteka aravuga abantu babandi bazirirwa bavuga izina ry'Imana, bakirirwa bavuga izina ry'Imana, bantu bazamugera imbere nabo ubwabo bagacanganakirwa, bakavuga bati none se Data ko twahanuraga mu izina ryawe, ko twirukanaga amadayimoni mu izina ryawe? Maze Uwiteka akababwira ngo sinigeze mbamenya, mumve imbere. Ibaze rero uwo munsi, ibaze bikubayeho, ibaze bimbayeho. Ni ikintu twakabaye dutekerezaho, ni ikintu twakabaye twibazaho, tukavuga ko se koko niba tunavuga Imana, niba twariyemeje kuyiyerurira tukavuga ngo turahindukiye turi kumwe n'Uwiteka, koko uyu munsi tuzabasha kwinjira cyangwa tuzaba muri aba ngaba azabwira ngo mumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe? Aha hantu harakomeye cyane, navuga ngo uhatekerezeho nanjye matekerezeho, kuko aha ni itandukaniro rikomeye cyane riri hagati yo kumenya Imana mu magambo, mu kuvuga ukumvisha abantu kuzi Imana, kandi mu by'ukuri nawe ubwawe ukaba wiyumvamo koko uyizi, ariko mu by'ukuri kuyimenya ni ukuyimenya mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu bikorwa byawe ukora, kubera ko ubundi nta nubwo Uwiteka rega akeneye ko tuvuga
amagambo, ibikorwa nibyo byakakwiye kwerekana ko twahindukiye. Wa muntu nawe ubwo akatwibazaho, wa wundi turi gushaka kubwira Imana mu magambo, ahubwo we akabyibazaho cyane bitewe n'ibikorwa atubonaho n'ibyo natwe wenda turi no kumukorera, akaba ariho akurikiza n'aya magambo yandi tuvuga Imana, ariko cyane cyane agendeye ku bikorwa, kuko ibikorwa nibyo bizaba bivuye mu mutima naho amagambo ni mu kanwa. Yesu yongera kuvuga muri Matayo igice cya 15 umurongo waho wa 8 n'uwa 9 ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Iyi ni inyigisho y'ukuri ku bantu bose, yewe harimo njyewe, harimo wowe. Ni nkaho Yesu avuga ati ntabwo nshaka amagambo meza gusa, nshaka umutima uhindutse. Uyu munsi hari abantu benshi bavugira Imana ku rubuga, mbese nk'uko twabivuze ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko ikibazo ni iki? Si ibyo tuvuga bihuje n'uko tubaho, bihuje n'ibyo Imana idushakaho. Imana ntabwo ishaka show, ntabwo ishaka celebrity, ntabwo ishaka performance, ishaka ukuri n'ubudahemuka, ishaka imitima iboneye, ishaka mbese icyo usohora mu kanwa kawe kibe giturutse mu mutima wawe, aho kugira ngo tuvuge ibintu ku munwa ariko urebe ibikorwa by'umuntu ukabibura ukurikije n'ibyo avuga. Birababaje. Aha rero ni naho nahita nkurarikira kujya kumva inkuru nigeze kuvugaho, mvuga ku bantu batinya abantu aho gutinya Imana, kuko usanga kenshi iyo umuntu ashaka kuvuga Imana mu kanwa ke gusa aba ameze nk'uri gushaka gushimisha abantu kubera ibyo bari bumuboneho, ibyo bari bumwumveho, we agashaka ngo amere nk'ubabeshya, nk'ubereka isura afite, ariko akirengagiza ko Imana ireba ibirenze ibyo abantu bareba. Imana ntabwo ishaka abantu bazayihagarara neza mbese mu buryo bw'amagambo. Imana ishaka abantu bayihamya by'ukuri, bakayivugira by'ukuri. Ni ngombwa guhagarika kuvuga gusa Imana ni nziza, ibikorwa byayo urumva, kandi mu by'ukuri wowe umuntu yabikurebamo akabikuburamo. Ahubwo nimureke twerekane Imana mu bikorwa byacu, mu mibereho yacu ya buri munsi. Aha nanone niho hahandi navuze ku kindi kiganiro kivuga ukuntu abantu benshi bavuye mu nsengero kubera ukuntu bagiye bareba ibyo pasiteri avuga, ibyo abandi bakristo bavuga, bakavugisha iminwa, ariko bagasanga ibikorwa n'ibindi bindi, kuko bo bari baragiye bazi ko wa muntu bamusangamo Uwiteka, bazi ko wa muntu nyine afite Imana muri we, kandi nyamara abashuka akabivugisha umunwa. Icyo rero nicyo kibazo uretse yagakwiye kugenzura, akareba mu mutima w'umuntu, nubwo bigoye kwareba, ariko urebye ibikorwa umuntu akora nibyo byakumenyesha uwo muntu niba koko afite Imana muri we. Twisuzume, navuga yaba ari kuri njyewe, yaba ari kuri wowe, buri wese arebe uko mvuga Imana muri njyewe niko nyifite mu mutima, kuko icyo Imana ishaka ubu ngubu ntabwo ari ibintu byinshi. Imana ishaka umutima wawe w'ukuri, uyifungukiye, ushaka kuyumvira no kuyishimira. Uyu munsi wasaba Uwiteka ukamubwira uti Mana nguhaye umutima wanjye, sinshaka kuvuga izina ryawe gusa, nshaka kubaho ubuzima mbese buyobowe nawe, nshaka kukumenya yaba ari mu mutima wanjye, mu bikorwa byanjye, mu rukundo, mu bumwe no mu byo nkora byose, mbese mbe ngufite. Jya mu gihe cy'amasengesho, niba wari usanzwe wenda uvuga Imana gusa, ariko utangire uganire n'Imana no mu gihe cyo gusenga, usaba Imana igukosore aho utari mbese uyumvira uko bikwiye, aho utagendaga uko bikwiye. Saba Umwuka Wera aguhindura imbere mu mutima, akuyobore. Kandi rega Imana ni nyembaraga, nta kintu wayisaba n'ukuri ubikuye ku mutima wawe, ushaka kuyumvira, ushaka kuyikorera ngo ibireke ntibikore. Irabikora, ndabikubwiza ukuri ko nanjye yarabinkoreye, nawe yabigukorera, ntawe itabikorera, kuko n'iki ishaka ko tugira imitima ikwiye, iyikorera bikwiriye. Nshuti mwene data, reka ngusabe ngo ntugende udakoze like, share ku nshuti, ku muryango, ku bantu bose, kuko igikwiye nuko twafatanya. Hari ubwo nshobora kuba nibeshyaga ku nkuru nk'iyi ngiyi, n'undi nawe akaba wenda yabyibeshyagaho. Ni byiza ko twafatanya guhererekanya kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa, buri wese abashe kumva, mbese dufatikanye, kuko icyo Uwiteka ashaka nuko n'ukuri twafasha buri wese tugafatanya
kugira ngo ijambo rye rigere kuri benshi, uwo uhindukira ahindukire, uwihana yihane, mbese kugira ngo twese tuzabane mu bwami bw'ijuru. Ibyo bintu ni ibintu byazanshimisha, nibaza ko nawe byazagushimisha kuba twabona twese turi mu bwami bw'ijuru, turi kumwe n'abavandimwe, turi kumwe n'inshuti, ntawe usigaye. Niyo mpamvu rero ngusaba ngo ukore share kugira ngo buri wese iyo nkuru ibashe kumugeraho, kandi ukore na subscribe niba utarayikora, ndetse nkomeje no gushimira buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.